ufata imboga ukanywa amazi yazo, ubwo sereri iratekwa ukagotomera ya mazi yayo, ayo mazi yayitetse uba uri kuvura impyiko. ubwo rero katuse n'abareba se n'abanyoretse gato cyane, sa n'ureba ufashe isereri wongera ufate n'igisura ubitekane, numara kubitekana ayo mazi yabyo yakuremo ushyiremo erayo, maze winywera karahuri mu gitondo, winywera kandi ku manywa, ngicyo gihe ko impyiko ziba zagize amahirwe zateretse umunsi mukuru. Byonyine ubwabyo gusa. Hepfo arakomeje ati kri iretonique et mineralisant, ati iyo ari mbisi itera imbaraga, imyanya yo kurya, iyo ari mbisi ituma umuntu agira imisokoro ihagije. Iyo ni sereri, byonyine ubwabyo gusa. Aha ntabwo mpatinda cyane, haravuze ngo la plante en infusion ou fongi et sédatif. Iki kimera cya sereri cyatetswe ukanywa amazi yacyo cyangwa umutobe wacyo, kiri mu bintu biruhura ubwenge bw'umuntu, imitsi yumva iraruhuka, yangiza umuntu afite imbaraga. Babandi bahora biruhutsa bakunda gutuma bumva bananiwe buri gihe, amaboko yinaniwe, adashaka kuvuga, adashaka gusoma, adashaka guseka, adashaka kuganira, aba bakeneye sereri. Yarangiza ikabaruhura neza, maze imitsi yumva ikaruhuka neza. Elle soulage les gaz intestinaux et stimule le flux menstruel. Iri mu biribwa bituma amara y'umuntu atibikwa mu byo bita flatulence, imyuka yayindi ihora yirwanga mu muntu, ugasanga reka umuntu asa n'utumvye, kandi nawe kumva ko adatumvye kandi atakabije kurya, akeneye sereri. Kandi abantu bose babandi bajya bahagarika imihango bakora icyo bita kwigimba, babandi bajya mu mihango umunsi umwe gusa, babandi bose bakwijama ahubwo bakaribwa, abasiba kwijama ahubwo bakabyimbagirana, abo bose bakeneye sereri. Yarangiza igasobanura maze imisemburo igakora neza.